Nose muze umaze igihe kingana iki urwaye? maze imyaka 30. Imyaka 30 urwaye? Mm. Urwaye gutya urabona ko cyangwa wenda mbere byari oya, byoroshye wenda byaje gukaranya? ntabwo byari byoroshye, maze imyaka 30. urabona ko kano kaguru kamwe kabyimbye. Aka ngaka uyu niwo mubiri wako waremanywe, ariko akako barakabaze, ubwo kagomeza kagenda gashwanyagurika ko kumera gutya. N'ubu mu bitaro n'ubu hari igisebe gikabanyije cyane, nuko gahambiriye nyine. Igisebe nk'ubu kigeze hano ku gitsi, yazamutse gutya, kandi urabona ko ububyimbe bugize. Sinshobora kwirirwa ndi kugenda wenda ngo mve nka hano ngere Kirehe ndi n'amaguru. Amaguru aragenda akabyimba, ukajya wagira ngo ni agafuka. None umaze imyaka 30 urwaye gutya? Ndwaye gutya, ngendera muri izo mbago. None se ubu ngubu ntabwo bigeze baguha transfer z'iki Kigali wenda mu bitaro bikomeye ngo bagerageze barebe? Kigali Faisal nagiyeyo na CHK. Ubu ejo bundi bari bampaye i Kanombe kubera kubura ubufasha. Ubwo bambwiye kwirihira imodoka, mbura amafaranga yo kwirihira imodoka, ndabyihorera. Nkibaza ubu kubaho bigenda bite ku kijyanye n'imibereho? Ubona amafaranga bigenze bite? Ese kurya bigenda bite? Nakubeshe ndi umukene hano. Ndi umukene, uretse ko nk'ubu imbaraga zanje ari nkeya. Iyo nicaye nkaha, umuntu azana agakweto nkako, nkaba nakamushirira mu rudodo cyangwa se nk'agapanga, akanyurizamo kamushiraho ikirindi. Niko kubaho kwanje, ariko ndi umukene hano. Yes, reka twongeye tubasubize inshuti bakunzi ba Iwacu Kindness Mission. Nkuko mubizi turacyamuri ya gahunda yo gukomeza tuzenguruka hirya no hino, dushaka abafite ibibazo bitandukanye, ya bibazo by'uburwayi, ubukene ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye duhura nabyo mu buzima, cyane ko duhura nabyo ntabyo twikororiye. Hanyuma rero muri ya gahunda mu minsi yashize ubwo natemberaga ku bitaro, nihuye n'umusaza witwa Isaac. Ni nk'abandi hanyuma rero mbona afite ikibazo gikomeye, nanjye ariko kujya mumenye nuko ari umuntu wamumubwiye ngo ntago ari ubwa mbere amubonye mu bitaro, ko yaherukaga hashize nk'amezi 6 nabwo agarutse amubonaho. Hanyuma nifuza ko twazakorana ikiganiro akatubwira impamvu ahora mu bitaro, cyane ko narebye mbona afite ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero tudatinze, reka turatangira twibwira, atubwire uburwayi afite, asamaranye igihe kingana iki, atubwire muri rusange n'abanyarwanda icyifuzo twamufasha muri wa mutima n'urukundo duhora tugira, natwe tere koko aricyo twakora. Reka tongeye twakira muzehe. Murakoze. Mu makuru ni meza. Amazina yawe witwa nde yose kugira ngo byumve? Nitwa ndi nk'abandi Zake. Abantuye hano ni Runyinya. Ni Runyinya. Nari mfite ababyeyi barashaje. Papa yitwaga Nzabanita, mama yitwaga Nyirabatibuka. Mugere ejo bundi bwo nazaga mu bitaro, nagiye kubona mbona burya nakubonye ugituruka ruguru mu bitaro, ruguru mbona ufite imbago. Hanyuma rero umuntu kandi turi kumwe wambwiye ati uriya musaza ntise ni ibiki yarwaye, nti kubera ko ngo yigeze kwarwaza umuntu hashize nk'amezi 6 niba atararindwi. Hanyuma arakubona, arangije arambwira ati uriya musaza amaze igihe mu bitaro arwaye. Ndavuga nti reka nze mwegere mubaze impamvu ahora hano mu bitaro. Nubwo cyaje burya nubwo wabonye cyaje tuguhagarika, cyaje burya twe twahereye ruguru tukureba. Nese muze ikigaragara cy'urwaye. Mu magambo make, icyo gihe narahabaye mu bitaro hariya. Ndahabana harangije nk'amezi 5. Ngera ndataha hano mu rugo kubera ko nubwo ari hafi y'ibitaro, ariko ntabwo kuba mu bitaro cyane igihe kirekire kurizamo izindi ndwara, nuko bituma ntahanza mu rugo. Ejo bundi birongera binkomerera nibwo nagiye ku bitaro, bampa transferi ku kigo nderabuzima, nja ku bitaro bikuru hariya twahuriye, ni ku bitaro bikuru. Ngo ndisuzumisha, nja kwa muganga, bampa igitanda. Buriya nari mazemo amezi 2. Bamazemo amezi 2 mu bitaro. Noneho kubera izindi ndwara nabonaga uhamuryamye hamwe, kandi udafata umuyaga wo hanze, bituma ntaha. Ndavuga ati iwacu ni hafi, nzaja ndaza kwivuza rimwe na rimwe
ariko ntaryamye hano ku bitaro. Rero iwanje ni hano ugeze, cyo gituma mfataga akagare, umuntu akantwara kuri ku kagare kangezayo, nabona nk'agafaranga nk'uko nyine imfashanyo nyihawe n'umuntu mugenzi wanje haza kumwishura. Nose muze umaze igihe kingana iki urwaye? Maze imyaka 30. Imyaka 30 urwaye? Urabona Urabona ko ko wenda mbere byoroshye, byaje gukaranya. Ntabwo byari byoroshye, maze imyaka 30, urabona ko kano kaguru kamwe kabyimbye. Aka ngaka uyu niwo mubiri wako waremanywe, ariko akako barakabaze, ubwo kagomeza kagenda gashwanyagurika ko kumera gutya. N'ubu mu bitaro n'ubu hari igisebe gikabanyije cyane, nuko gahambiriye nyine. Igisebe nk'ubu kigeze hano ku gitsi, yazamutse gutya, kandi wabona ko ububyimbe bugize. Sinshobora kwirirwa ndi kugenda wenda ngo mve nka hano ngere Kirehe ndi n'amaguru. Amaguru aragenda akabyimba, wagira ngo nagafuka. Ese ntabwo bikurya? Birandya cyane buriya, n'imiti nuko ntayikweretse yo kwa muganga. Bampa imiti yo gukubikamura, bakampa n'iy'ububabare, bigabanya ububabare igihe bindiye. Ya miti binini ndayirya, ububabare bwaba bugabanyutse. Ubwo nkabona niba ari nijoro nkabona gusinzira, niba atari nijoro ubu nicara hamwe nkatuza. None se wafashwe gute? Mbese ni ikintu cyakwishe ese cyangwa ni ibintu byizanye gutyo gusa? Byarizanye, byaratangiye bitumba hano ku kirenge hejuru. Bimaze gutumba hejuru bikagenda bibyimba gake. Ntabwo byaziye rimwe ngo bibyimbakane umunsi umwe, byagiye bibyimba gake. None umaze imyaka 30 urwaye gutya? Ndwaye gutya, ngendera muri izo mbago. None se ubu ngubu ntabwo bigeze baguha transfert z'iki Kigali wenda mu bitaro bikomeye ngo bagerageze barebe? Kigali Faisal nagiyeyo na CHK. Ubu ejo bundi bari bampaye i Kanombe kubera kubura ubufasha. Ubwo bambwiye kwirihira imodoka, mbura amafaranga yo kwirihira imodoka, ndabyihorera. Ariko nyine bari bagusabye ko wenda wakitegera gusa, ariko wenda wagera nibura bakagufasha cyangwa kumfasha nyine vango wenda bo bagusabye ko bambwiraga ko hari nagera i Kanombe nabwo nkifasha, ko bagomba kumfasha imiti hariya, ariko i Kanombe ngo nkifasha. Abwira ati ntabwo nabona ubushobozi mu byihoreraho. Kanombe se wapfa kugira nta bushobozi? Ntabwo. Nese ibyo binini se uriya mukecuru natuzana ibyo binini tureba baguhaye kwa muganga, niba biri hafi, niba zaho biri nzane ka gakapu, karimo ibinini turebe. Nese turebe izo mpapuro kwa muganga baguhaye, izize nibyo byangombwa, ariko ngo bagucishe no mu cyuma. Hari iza hano Kirehe, za Kirehe kanze nzikwereke, ubizi ni za Kirehe. Noneho hari n'iza Faisal ndazikwereka, muno zirimo za transfert so nakoreyeho icyo gihe kera. Kuvuga ngo nk'ubu uru rupapuro ni ubushobozi bw'akarere bampaye. Reba transfert tariki ya mbere y'ukwa karindwi 2022 nibwo babaye transfert. Ubuzi neza ntuza ejo bundi. Nkuko mubizi ibi ni ipapuro ari kutwereka, ari kugenda twereka transfert bamuhaye muri iyo myaka yose yamaze yivuza. Hanyuma ibitaro by'akarere byamwemerera ko imiti wenda yo ku karere hazajya yibona, ariko nanone bamusaba ko transfert bamuhaye we azishakira imodoka akitegera akajya i Kanombe. Kandi murabizi ko neza kujya mu bitaro bikuru by'i Kanombe murabizi ko bisaba ubundi bushobozi buhambaye, yaba amatike agenda, yaba ubuzima bwo kubaho mu mujyi wa Kigali, yaba umurwaza, byose ni ikibazo gikomeye cyane, bisaba ubushobozi ku buryo byabaye ngombwa akabyihorera, ahitamo nyine kubyihora nyine ngo bibe uko byakabaye, cyane ko yabonye ko nta bushobozi yabona. Hanyuma se muze karame, izi mpapuro zose nizo kwa muganga bagiye baguha?
ni ukuvuga ngo iyi Ko ni na- izi- taransiferi iyi ni transfer ndabibona. ziri urupapuro cy'intuza cya Faisal. Iyi King Faisal Mm. Hospital Kigali. Hari ni Nose iki cya Faisal wari wagiyeyo cyangwa nicyo nagiyeyo. wagiye Faisal naho biranga? Ai. Abona hano ni 2024. Tariki ni 2022. 2024 nari ndi muri ku bitaro nabwo. Hano ni 2014 z'ukwa kangahe? Z'ukwa kabiri 2025. Hano 2021. Hano nacyo menya ari cya Faisal. Nonse muzehe wenda nk'akabazo k'amatsiko Ni wenda ni ya 22 2022. yego musaza Arame. wenda ikibazo cy'amatsiko wenda nahise nibaza wenda aho ngaho kirehe baguye transfer nibura bakubwiye ko nibura aho ngaho muri aho Ikanombe uramutse ugiyeho ariko ni Ikanombe mu bitaro bya gisirikare ubwo niho ariko ntekereza buriya niho bari mu banyohereje. bitaro bya gisirikare nibura aho bakwijeje ko nibura ubonye ubwo bushobozi bwo kujyaho nibura bishobora kugira icyo bitanga Gusa cyangwa no gupfa kujya kugerageza cyangwa banyohereje kuri muganga w'amagufa i Gahini. Gahini naho nagiyeyo. Yezeyo Gahini ngarukira nko ku muryango. Kuntu nagarukiye ku muryango ya mbere bampaye imodoka ambulance yantwara. Ya kabiri bambwira ko gomba kwitegera. Ndateganyezeyo. Nkimara kugerayo abaganga buryo ntabwo bose ari turi abantu beza duhuje. Muganga namugeze ku muryango, muganga yamaze kunyandikira igipapuro ngeze kuri mituweli. Muganga mwere nsanga nibagiwe irangamuntu nayibagiwe, ariko nka mfite irangamuntu ya fotokopi. Muganga ngarukiza ku muryango ngo ntabwo tugukorera ngo utazanye irangamuntu original. ngo keretse ufite irangamuntu original kandi ufite fotokopi. Ndamwinginga mfukama n'imbere ye, muganga aranga yanze. Nahise yari nka saa 10 mpita mfata inzira mfata imodoka ndataha. Ubwo itike nari mfite ibihiriye aho mu nzira. Yaza ndiyicarira ndavuga ati buriya abaganga bamaze kumpagarika niyicarire ibindi bizaza nyuma. Nicara hano mpamaze umwaka nicaye mbona kuja gusubira hariya. Kubera iki kubura ubushobozi bwo gusubira aho ngaho za Gahini. Iyo ngira ubushobozi mba narasubiyeyo. Warasubiyeyo. Ni ikibazo. Nicyo. Hanyuma se iyo miti sire ngo turebe. Iyo miti se niyo harakire ubwo ariko baguhaye. Niyo bari kumpa. Ibinini bimwe ngibi. Ibi ni binini nibi. Nareka ibindi. hanyuma se bakunzi bawe iwacu Kindness Mission nkuko mubona nyuma yo kutwereka ibipapuro bagiye bamuha kuri transfer hirya no hino mu bitaro yagiye azengurukamo. Hanyuma nkuko mubyumvise yaragiye hari ibitaro bamwoherejemo ndetse banamuhanda birasa amutwara, ariko ageze ku muryango banamwandika ibyarangira ashigaje kwinjira mu cyumba cy'ivuriro. Birangira bamusubije inyuma ngo nta rangamuntu yazanye ngo kuko yari afite fotokopi. Birangira nyine ubwo bipfuye agaruka mu rugo asubira ku bitaro nyine gukomeza gufata bya binini cyangwa yase ya miti imugabanyiriza uburibwe, ariko kugeza n'isaha ntago arabona ubundi bushobozi bwo kuba yajya Kanombe bamwohereje. Hanyuma rero nkuko mubona iyi ni imiti ku bitaro hano Kirehe bagenda bamuha igende mugabanyiriza uburibwe igihe bimukomeranye. Nibi byose ni binini baguhaye. Ibi ni bigabanya uburibwe. Ibindi byo ni bikamura. None muzehe wenda ubwo ikibazo nanjye kukubaza kare, urabona nk'ubu niwe mugabo w'urugo kandi tuzi neza ko ubundi akenshi umugabo ari gukorera urugo, kandi ubwo biragaragara n'ikibazo ufite. Kwibaza ubu kubaho bigenda bite ku kijyanye n'imibereho, ubona amafaranga bigenze bite, ese kurya bigenda bite? Nakubeshe ndi umukene hano, ndi umukene uretse ko nk'ubu imbaraga zanje ari nkeya. Iyo nicaye nkaha
umuntu azana agakweto nk'ako nkaba nakamushyiriramo urudodo cyangwa se nk'agapanga nkakanyurizamo kamushyiraho ikirindi. ubwo niko kubaho kwanje, ariko ndi umukene hano. Nk'uko mubyumva rero turabizi neza ko umugabo akenshi ari we ugize urugo. We rero ari kuvuga kubera iki kibazo afite cyo kuba atabasha gukora, atunzwe no kuba umuntu wese yenda cyangwa se no kudoda inkweto, muri make reka bivuge gutyo, atunzwe no kudoda inkweto. Hanyuma ikindi no kuba yenda nk'umuntu yenda nk'igipanga cye cyavuye ikirindi akakimuzanira akakigukorera, ubwo nuko abayeho. Kandi ubwo urumva bikorera hano, gusa ujya ujya mu isoko gukorera uwo munyonzi wanjye iyo afite akanya apfa kunyarukana, yaba atagafite ubwo nkicara aha ngaha. Ni ikibazo muzehe, ni ikibazo. None se ubu ngubu wamagara ubu nta gihe pe bijya bikuzambana burundu ku buryo ugenda no mu bitaro ukagumayo by'igihe kirekire? Kubwira ko iyo ngeze mu bitaro marayo nk'amezi 3, 5 nkahita ntaha nkagaruka mu rugo bitewe no gutinya indwara ziba mu bitaro. Mu bitaro hari igihe habamo umwuka mubi ukurura izindi ndwara, ukazisanga urwaye izindi ndwara zidashobotse, bituma mbireka nkagaruka mu rugo nkafata ku muyaga. Nabona birakomeye cyane nkasubirayo. Nubwo ubuzima wibereyeho. Abanyarwanda rero bose barakumva, ntekereza ko wenda kuri wa mutima n'urukundo dusanganywe nawe, ntekereza ko bazagira icyo bakora tutitaye kuba wenda ibihe byaba bimeze nabi, wenda ikibazo cy'ubushobozi ni iki, yaba icyo 1000, yaba 500, byaba ibyo 5, byaba 20, ndetse n'ubundi bufasha ushobora kumugenera bwihariye bwo kuba yabasha kubona transport cyangwa se itike imugeza i Kigali akajya i Kanombe, kuko niho bamuhereje, afite transferi ariko yabuze ubushobozi bwo kujyayo. Hanyuma rero hagize ubona ubwo bushobozi cyangwa se n'ubundi bufasha, araza kuduha nimero ku buryo ushobora kumuhamagaraho cyangwa se ubundi bufasha ushobora kumwoherezaho. Nese muze wenda reka ndeko kuvugira wenda n'icyo usaba abanyarwanda muri rusange, wenda ukurikije ubuzima abayeho nyuma y'imyaka, guhera mu myaka 30 ishize ufite iki kibazo kugeza n'izi saha, warivuje hose biranga, baguhaye transfer ku Kanombe naho byaranze, wabuze ubushobozi, n'icyo wakisabira nk'abanyarwanda muri rusange? Icyo nasaba abanyarwanda, nanjye mu mutwe ndahafite, ariko ubushobozi bw'imbaraga z'uburwayi n'iki imfashanyo nk'iyo miti yo guhora kwa muganga, nabo nubwo dukorera kuri mituweli ariko nabo batwaka amafaranga mu bitaro. None icyo nasaba abanyarwanda nuko bamfasha kumvuza, nkabona nk'iyo miti, nkongera nkasaba ikintu cy'akagare kugira ngo mbashe akagare bicaramo, kuko ry'amaguru ntabwo narishobora. Ku buryo nanjye nakuja ndakururuka nkagera nko mu isoko nkagira, noneho nkagira n'icyo nabona cyo gufashisha urugo. Kubona isabune birangora cyane. Banyarwanda rero murakomeza kubyumva, yaba za nshuti zacu zo muri Amerika, babandi bari mu Bufaransa mujye mukunda kutwandikira. Nukuri dukeneye ubwa bufasha bwanyu, wa mutima wanyu turangiye turakeneye nanone mukadufashiriza uwo musaza, kuko mu by'ukuri ntabwo tuba tutageze, kuko urugendo twakoze tuza kumureba, niba twakoze urugendo ruri hagati y'isaha n'iminota gutyo tuza kumureba, kuva kuri kaburimbo kugera hano habaga ibirometero 5. None urumva twakoze 5 kuva hano ukagera Nyamugari, umva ni ikibazo gikomeye hepfo hafi za Mahamba, none twavuye. Urumva rero ibyo birometero byose twakoze twabikoje tuze kureba umusaza, nibira ngo tumubereke nk'abanyarwanda dushaka ikintu mwamufasha. Hanyuma nkuko nari nabibabwiye kare, hari hashize igihe kinini twayigeze guhura ku bitaro, musezanya ko nzaza kumusura kandi nzaza tugakorana ikiganiro, baze nkakibashyira kuri YouTube, hanyuma nk'abanyarwanda tugashaka ikintu twamufasha. Hanyuma mu byifuzo rero yatanze ibyifuzo bigeza nko kuri 3 cyangwa 4. Icya mbere yavuze ko yifuza umuvugira neza wamufasha, nibura akabona transport cyangwa se itike ishobora kumujyana i Kanombe kugira ngo ajye kwivuza, kuko niho bamuhaye transferi imujyana ariko yabuze ubushobozi. Ikindi yavuze ku kijyanye n'akagare, nkuko mubibona amaguru yarabyimbye ntago abasha kugenda. Yavuze ko no kujya kwa muganga nibura aba afite umuntu umutwara ku igare, ubwo yaba atabonetse ubwo ntago ajyayo. Hanyuma rero umugira neza wamufasha akamubonera akagare kaba afite ubumuga ko bicaramo, ku buryo abasha no kugira atarabukira. Ndetse kandi murabibuka ko yavuze ko atenzwe no kudoda inkweto ndetse no kwikira imipanga. Hanyuma kudoda inkweto rero murumva bisaba kujya mu isoko
kandi kujya mu isoko ntabwo yagenda ameze gutya, mu by'ukuri ntabwo yagerayo. Ikindi ntabwo yatega moto kuko nawe ntayo yaba yahakoreye yatuma atega iki, yatega moto. Hanyuma rero akaba yasabye yinginga ko nibura umuntu ufite ubushobozi yamufasha akabona ku kagare, nibura akajya abasha kugira muvoma akora kugira ngo abashe kubona ibitunga urugo. Ikindi yavuze cya gatatu ni ikijyanye n'imibereho. Ikijyanye n'imibereho kuko turabizi neza ko umugabo ari utunze urugo, kuba rero umugabo adakora umugore agakora wenyine nabyo ni ikindi kibazo, kandi urugo ntabwo rwakorerwa n'umuntu umwe ngo rutere imbere. Yavuze rero ko ikibazo cyo kurya ari ikibazo gikomeye cyane, umugiraneza rero wamufasha akamubonera ibijyanye no kurya cyangwa se n'ubundi bufasha ubwo aribwo bwose bushobora kumufasha, yabagira neza. Hanyuma rero njye twanzura, sinzi muzehe niba ari ikindi kintu cya nyuma wabwira abanyarwanda tugasoza, wenda kiyongera kuri bya bindi wabasabye, sinzi wenda tugasoza. Gusa njyewe ndashima Imana ko ibagejeje hano, twari twarabisezeranye. Nkashima n'abo bavandimwe banje nibagira icyo bankorera, nanjye nzabashimira ku byo bankoreye. Nta kindi nakongeraho, ahubwo nabo murakoze mwese. Okay, natwe turagushimiye. So bakunzi rero ba Iwacu Kindness Media, aha niho dusoreje, reka dutegeze wa musanzu wanyu. Hanyuma nkibyibuka mbere yuko dusoza, muzi nk'umuntu agukeneye ashobora kuba akeneye kukohereza yenda two dufaranga niba 500, yaba icyo gihumbi byabyo 2, cyangwa se agakenera no kuguhamagara nibura ngakubaza adresse yaho bakujya ashobora no kuza kugusura, yakubona ku ihe nimero. Nomero yambonaho, yambona ku nomero 079 079 17 17 15 15 25 25 2. Wongera usubiremo 079 079 17 17 15 25 2. Ibaruyeho nde? Ibaruyeho umuhungu wanjye yitwa Byukusenge Jean Claude. Okay, iyo nimero yababwiye mu by'ukuri niyo ushobora kumwohereza ubufasha. Hanyuma ibaruyeho Byukusenge Jean Claude ni umuhungu we, barabana hano. Hanyuma rero reka twanzure gutya, iyi ni Iwacu Kindness Mission, naho nge ndi Theogene.